turi muri atake cyane cyane ya sociability, la vie sociale, vers l'humanité. Ese nk'ubu ngubu wowe ko mbona umeze nk'umupfasoni, nk'umuntu ufite isoni nangwa umupfasoni, burya babita abapfasoni kubera ko abakobwa bagomba kugira agasoni kandi twifuza kugira agasoni, umukobwa nugira isoni. Icyo gihe rero tuvugiye nonaha ngawe Enrico Hari Henry, ukaba wahura n'umukobwa ndabona ufite abasoni menshi, wamubwira iki, wakwipresenta ute imbere y'umukobwa mwiza? Tugikomeza utuntu nk'utundi, ubu ngubu nyine turi muri atake cyane cyane ya sociability, la vie sociale, vers l'humanité, la vie sociale vers la vie de l'homme, la vie sociale vers les effets de l'homme et les activités de l'homme. Merci beaucoup. Ubu rero mu mwanya tugiye kwakira uyu nawe mu bikorwa bye, mu bukorikori bwe, akaba ari umuntu ufite uburyo yihangiye imirimo, akaba ari umukameramene utari inzobere, ariko akaba nawe agerageza ashaka kugira ngo azatere imbere mu buryo bwo gukoresha ibi byuma, akazageza ubuzima bwe imbere. Akabanza rero agatangira atubwira izina rye, ngira ngo ushaka kuba utubwira izina ryawe dutangirana na channel yacu yitwa Kanyombya Official, dusaba abagenzi bacu gukora iki, subscribe, kugira ngo bateze urubyiruko imbere kandi bateza n'abahanzi imbere nkanjye Kayitangwa Jolly alias Kanyombya. Tukaba turi rero mu kiganiro utuntu nk'utundi please, ukaba ushobora kubwira abantu izina ryawe, aho twa n'ijwi rirerire nk'umuntu wariye, ndabona inda yawe nayo imeze nk'iya wa mubyeyi wagira ngo asikarisi zawe zariye inzoka zose mu nda ziryanamara. Ushobora kutubwira izina ryawe? Amazina yanjye nitwa Shingiro Henry, nkaba ndi umukameramani, nkaba ndi n'umukinnyi w'amafilime, ibintu byose ndabikora, nkaba mfite na filime ica kuri channel yitwa Kigali Epic TV. Iyi channel imaze igihe gito ariko iri gukora cyane, hariho amafilime, amakomedi, turakora cyane kandi kugira ngo duteze urubyiruko imbere n'imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu, impano dufite, kugira ngo tuzigaragaze, dore ko urubyiruko kenshi hari igihe usanga twirondera mu bintu bidafite umumaro, usanga tujya mu bintu bishobora kudushyira mu kibazo runaka, ariko njye natekereje ko tugomba kwishyira hamwe nk'urubyiruko tukubaka ikintu cyacu dufatanyije, kandi tukumva ko tugomba guteza n'u Rwanda imbere. Tugikomeza rero na Henry, murumva ari Hari mu Gifaransa, mu Kinyarwanda akaba ari Enrico. Ngira ngo abenshi ntabwo bajya bamenya amazina yabo, mugomba kumenya mu Giportugal, mukamenya mu Giportugal ushobora kuvuga Henrico, Henry. Mu Brazil uzi ko ari Enrinho n'ibyo, ariko rero urumva ko ari Henrico mu Kinyarwanda. Tugiye kubaza ko bwira rero ushaka kubwira, ese ufite imyaka ingahe y'amavuko? Imyaka ntabwo ari ngombwa, numva kubivuga atari ngombwa, gusa murabona ko meze ndi umwana mu gakeya, ariko nyine ndanakuze. Thank you. Ubwo waba uri insazira bugimbi birakureba, hari ubwanwa burya ubwana buba bwahavuye ntabwo uri umwana. Nashaka kubwira, ese ufite amashuri angahe? Amashuri mfite ntabwo ahagije cyane, gusa uko biri kose ayo mfite niyo ngerageza kuba nakoresha nanjye uko nshoboye. Biragaragara ko rero bavuga bati abantu bafite amashuri ngo nibo bantu bashobora kuba bafite imikorere myiza, nangwa bafite ubwenge. Burya amashuri si ubwenge, ahubwo no kuba ufite kavukire, ukaba waravutse, bavuga ati l'intelligence de la naissance, la sociologie ou la psychologie de la naissance
ubwo igihe wavutse gutyo ukaba waravutse ufite psychology ukaba ufite aho ukomoka aho uvuka nyine ushobora no kugira ubwenge bukakugeza ku bihimbano nangwa se bikakugeza ku ngendo zawe zo kuba wakwihangira imirimo ukagira ibikorwa birenze wa wundi wize. Hanyuma Henry, hano rero ndashaka kugira ngo ubaze ese ibi bitekerezo byo kugira ngo wihangire imirimo yo kuba watangira kudukamera kuko hari bamwe bakamerameni bamwe na bamwe badafite na A na B na A na C na E na D ndimbe kabiri ariko bakaba ari abakamerameni baba inzobere kandi badafite n'amashuri. Wowe urabona cyane cyane ko hariho n'abahanzi badafite amashuri benshi hakaba na benshi bategeze bagera no muri 3e primaire abo ngabo turabaza ariko si ngo tubavuge nabo turabakomera amashyi kuko bagerageje kugaragaza aho bakomoka na kavukire yabo. Hanyuma uko bimeze wowe wabitangiye ryari ibi bintu byo gukamera? Urakoze cyane. Ubundi mbere na mbere kugira ngo ninjire ku iki kibazo mbajije cyane, mbere na mbere ndabanza nshimire umubyeyi wanjye ariwe papa wabimfashijemo aho uri hose kabisa. Ndagushimiye kandi ukomeze ushyigikire mu bitekerezo, ukomeze wumve ko umuhungu wawe Henry ibyo wabashije kuba wamupushingamo kuba yakora ari kubikora neza kandi arizera yuko imbaraga ziwe azazikoresha uko bishoboka kandi nawe ukumva yuko umwana wawe arimo akora kandi arimo akorana kubera za mbaraga wamuhaye n'ibitekerezo. Ndabizi neza aho uri bizagushimisha. Okay, biragaragaza ko Henry ko maze gushimira se wamureze akaba ari muri Minerval se yayo mashuri make ariko aragaragaza ko uyu mugabo azakora iki, azikorera umufuka w'ijumba w'ijana n'umufuka w'ibishyimbo w'ijana akaza kumutura. Ndakubabariye rero uramenye ibishyimbo uzarye bike kandi uzafata ibijumba bike uye ko bishaka kuzakugwa nabi urumva ko umwana ashaka kuza kwishyura ibikorwa wamukoreye. Aha, ibyo byose n'uzamushyira amavuta menshi nayo uzajya ntutazikeka. Tugikomeza rero ari mu buryo uriho mu mibereho yawe urabona ugasanga nyine ufite ingendo nziza ukaba uri umufilmmaker. Usibye ko kugira ngo ube uri cameraman ugomba kuzavamo umudirector kuri burya cameraman n'umudirector. Ko mbona ngasanga witonze cyane urimo ubugwari ese urayo ugasanga ukamera uzabishobora kandi tubona ko cameraman ashobora kubukamo director. Ntago ari ubugwari cyangwa ubwitonzi bundi gusa ni character z'umuntu uburyo umuntu aba yitereye. Ntago nkunda kuvuga menshi cyane cyangwa ngo nkunde kuvuga cyane ariko ni sociable kandi akazi kanjye nagatangiye kuva 2016 narabyize uko narimbajije nabize muri IBTC Film School. Nanashimira n'umuyobozi wawo rwose ndagushimira cyane urimo uraduteza imbere kandi ukomereza nk'abanyarwanda urimo abana b'u Rwanda urimo urabafasha rwose turagushimira cyane aho uri hose ukomeze ushyiremo imbaraga. So rero narabyize imyaka 3 muri IBTC kwa Bangura niho twigaga. Ubu ngubu ndabikora nta kibazo bimbeshejeho birangaburira mbese uko ariko kose bibasha kuba hari icyo biri kumfasha nk'urubyiruko kandi nanjye nkagiramo ibitekerezo. Tugikomeza rero gatoya kugira ngo tugere ku musozo ndabona nakoje ko umuntu uri filmmaker kandi akaba ari umukameraman ashobora kuzavamo umudirector. Aho ngaho rero nashaka kugira ngo tubaze ko cyane cyane ko abantu benshi babonye muri filme Ubuharara Ubuharara filme ya Kanyombya bakona muri channel Kanyombya official. Hagati aho ngaho numva ubwira urubyiruko urubwira ngo ufite filme ugiye gukora filme. Iyo filme yitwa iyi? Iyo filme ngiye gukora ni filme yitwa Imvune series izayica kuri channel yitwa Kigali Epic TV. Nuvuga ko muri filme hazaba umuntu uvunitse? Oya, ntabwo ari umuntu uvunitse ahubwo ni
ni igitekerezo natekereje numva ko mu buzima ducamo hariho ari inzira ducamo, harimo umuntu agera ku kintu yavunitse mbese yarushye, ngita ko byaba ari imvune aba yahuye nazo, kuko ntabwo umuntu avunika kuko yavunitse akaguru akaboko se. Okay nibyo kuko kandi imvune ni imvune ku mutima nangwa se imvune ku bitekerezo, nuba ibyo ngibyo ari byo. Hanyuma reka ngiye kubaza akantu kamwe kugira ngo tugere ku musozo. Ese nk'ubu ngubu wowe ko mbona umeze nk'umupfasoni, nk'umuntu ufite isoni nangwa umupfasoni, burya babita abapfasoni kubera ko abakobwa bagomba kugira agasoni kandi twifuza kugira agasoni, umukobwa nugira isoni. Icyo gihe rero tuvuge none ngawe Enrico Hari Henry ukaba wahura n'umukobwa ndabona ufite abasoni menshi, wamubwira iki? Wakwipresenta ute imbere y'umukobwa mwiza? Henry ku mukobwa ntabwo bari ikibazo cyangwa numve ko nagira amasoni, kuko ngiwe mu buzima bwanjye ntabwo nyumva ko umuntu namugirira isoni cyangwa mugirira ubwoba, ahubwo umuntu aba ari umuntu kuri njyewe. Uko nahura nawe nashaka kumuvugisha niko navugisha undi, gusa hari ibyo ngomba kuba namubwira bitari byo wenda nakubwira cyangwa nabwira mugenzi wanjye. Umukobwa iyo biri ngombwa ko ngiye kuba namuganiriza ikintu kiri romantic, ndamwegera nkamubwira nyine ntamukanda kuko baratinya umuntu uzabahura. Yewe uratekereje rwose. Reka ngureke, ariko rero tugeze ku musozo ndabona ngasanga uri umuntu nukomeza neza nangwa se ushoboye kuba wabicyaza wazavamo umuntu witoze cyane. Ariko rero hagati yanjye nawe ngiye kubwira toka basi. Urakoze rwose kandi toka basi nawe utaha.